ku munsi wa none usabwe gukora urutonde rw'abanyarwanda bakabije inzozi bakitwa indashyikirwa bakiri bato. Hanyuma ku rutonde rwawe ntihagaragareho izina ry'umunyarwandakazi Shea Silver. Nta kabuza wabagwa ku kazi yakwirukana rugikubita, yewe nta n'imperekeza guhaye. Tekereza umukobwa w'imyaka 31 y'amavuko, byongeyeho kandi kari umwirabura, wubakiwe ikibumbano mu mujyi mpuzamahanga wa London mu gihugu cy'Ubwongereza kubera kuba indashyikirwa. Ibintu yabonye ko bidahagije akarenzaho n'utundi duhigo turimo kuba yarakoze mu biganza by'uwahoze ari nyir'ubutungane ku isi cyangwa se umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis. Afite imyaka 25 yonyine akongera gutungura isi ubwo hajyaga hanze amashusho magufi ari kwibyisha kubyina umunyamabanga mukuru w'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS. Ibigwi bye mu kubyina ku rwego mpuzamahanga ntibyashimwe n'abanyamahanga gusa, kuko nko muri Kanama 2023 ubwo iserukiramuco rya Giant of Africa Festival ryaririmbanije, Shea Silver ari kumwe n'abana babiri b'impanga. Aba bana ni abana rero yahuye kandi anashimirwa n'umuryango wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wari uhagarariwe n'umufasha we Madamu Jeannette Kagame. Uretse kuba ubuhangange bw'uyu mukobwa bwaramuhuje n'abanyapolitike b'ibyamamare ku isi, yanahuye kandi akora n'ibindi byamamare mpuzamahanga ku isi mu muziki birimo Kashiti Gabino, Wizkid, Diamond Platnumz, Sean Paul, Burna Boy, Tiwa Savage, Mr Eazi, P-Square ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Biratangaje kandi biranashimishije kuba umwuga benshi bapinga ariwe wahinduye amateka n'ubuzima bw'umunyarwandakazi Shea Silver. Ubu bwamamare buhambaye akesha kubyina, yewe abyina imbyino zitandukanye za Kinyafurika kandi akazibyina mu buryo butuma abahanzi mpuzamahanga bamushakira hasi no hejuru ngo ababyinire mu mashusho y'indirimbo zabo. Nende uzibagirwa ibirori biheruka kubera hariya muri Beka Arena, Shea Silver ko yanditse amateka adasanzwe. Ibyamamare mpuzamahanga byose byari byaje, abahanzi bakomeye cyane dufite hano mu Rwanda bari bitabiriye iki gitaramo. Akenshi kubyina imbyino zigezweho no kugaragara cyangwa se kwakitinga mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi ni imwe mu mirimo bamwe mu bakobwa bakora, ariko rimwe na rimwe ituma bahezwa bakanitwa amazina batesha agaciro, harimo kubita indaya, ibyomanzi. Gusa biragoye ko wakwicara ku meza amwe na Shea Silver mu gihe ugifite iyo myumvire, kuko we yahisemo kubikora nk'umwuga yasaruyemo ubwamamare n'ubutunzi bwinshi, ku buryo ku myaka ye 31 y'amavuko umutungo we wose usigaye barirwa agaciro karenga miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga ni menshi cyane, ubyumve neza ko ari menshi kuko mu bakobwa bayatunze hano mu Rwanda ni bake cyane. Aheruka no gutangaza ko ashaka kubaka ikigo cya Shea Foundation, ikigo kizaba gihagaze muri miliyari. Ni ibintu bidasanzwe ku mwana w'umunyarwanda. Urukundo akunda umwuga we wo kubyina no kuyobora imbyino rwanatumye ashinga itsinda ry'ababyinnyi bakiri bato, itsinda yise Shea Silver Foundation. Ndabizi iri ntago ari ubwa mbere uryumvishe mu matwi yabo, iri naryo rizwi gukora ibitangaza mu birori mpuzamahanga nka Giant of Africa, yewe n'ibindi birori bigiye bitandukanye bitewe n'aho wagiye ubabona cyangwa se wabonye baseruka. Uramutse kandi uhawe amahirwe yo kurunguruka mu kabati k'uyu mukobwa abikamo ibikombe n'imidari yegukanye, yewe mu bihe bitandukanye abikesha impano yo kubyina, watungurwa bikomeye cyane n'ubwinshi bwabyo. Ariko ikirenze kuri ibyo ugaterwa ishema n'agaciro bifite, na cyane ko ibyinshi byegukanye mu marushanwa mpuzamahanga. Nta kabuza hari byinshi ukwiye kumenya kuri uyu munyarwandakazi, umunyarwandakazi wavukiye mu buzima bugoye epfo mu majyepfo y'u Rwanda, none ubu akaba ari icyarwa ku isi abikesha impano yo kubyina. Imbyino zaba zigezweho iz'inyafurika zirimo n'iz'iwacu hano mu Rwanda. Ariko si nyamara mu by'ukuri Shea Silver yavukiye he? Akurira he? Yize hehe se? Urugendo rwe rw'ubuzima kuva azwi n'abagize umuryango we kugeza isi yose imumenye n'izindi nkuru zihariye ku buzima bwe, nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Gusa mbere y'uko dutangira nakwibutsa gukanda subscribe ugakanda like, naho njye nyita Wakanda. Ubundi Shea Silver ukunze kwitazira akazina ka African Queen yabonye izuba ku itariki 27 Nyakanga mu 1994, avukira i Butare, aha ni mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Avuka yisanze mu biganza bya nyina gusa, bose yari yaramaze kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mu 1994. Ibyo byatumye nyina witwa Florence Silver akora ibishoboka byose ngo umukobwa we yabyaye ari ikinege ngo akure n'ubwo ubuzima bwari bugoye icyo gihe. Ku myaka 5 y'amavuko Shea Silver na nyina
bimukiye mu gihugu cy'Ubwongereza mu 1999. Gusa kubera ikibazo cy'ubushobozi buke nyina yari afite, Shea Silver akigera mu gihugu cy'Ubwongereza yaje kwiga. Gusa ibyo yaje kwiga yize ibyerekeranye no kubyina ku buntu mu ishuri ryitwa Stage of Coach Tears Art. Iri riherereye mu gihugu cy'Ubwongereza aho yatyarije impano ze zirimo kubyina no gukina amafilm. Mu mashuri ya kaminuza, Shea Silver yize ibyerekanye n'iyamamazabikorwa. Urugendo rwe ko kuzaba ikirangirire mu kubyina Shea Silver rutangiye afite imyaka 11, kuko byagaragaje impano yabyo idasanzwe ubwo His Excellence Paul Kagame yasuraga abanyarwanda bari batuye mu gihugu cy'Ubwongereza. Aha yari muri 2005, maze yageraho akakirizwa imbyino zitandukanye zirimo iza Kinyarwanda. Naho rero ibirari byo kwamara ku isi, Shea Silver byarigaragaje afite imyaka 16. Iyi myaka ni mike cyane ubwo yakinaga muri filime yitwa Africa United yasohotse muri 2010. Iyi filime kandi yagarukaga ku rugendo rw'abana batatu b'Abanyarwanda bagiye kureba imikino y'igikombe cy'isi cyabereye muri Afurika y'Epfo muri uwo mwaka wa 2010. Nyuma yaho Shea Silver yafashe akaruhuko gato abanza kwiga amasomo ye mu mashuri yisumbuye. Hanyuma ageze muri kaminuza, impano yo kubyina ikomeza kumukirigita kugeza ubwo yafataga umwanzuro wo kubikora ku kinyamwuga. Icyo gihe kandi yatangiye yifata amashusho ari kubyina, yewe indirimbo zitandukanye, ubundi akayishyira ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube. Ibintu byamufashije kurushaho gutyara no gutangira kwigarurira imitima ya bamwe mu bakoresha urwo rubuga. Abahanzi benshi bakomeye ku isi barimo Rihanna, Lady Gaga, Nicki Minaj, Cardi B n'abandi benshi baje kubenguka impano y'uyu mukobwa, ubundi bamwifashisha mu mashusho y'indirimbo zabo. Kera kabaye ku myaka 24, Shea Silver yakabije inzozi ze kuko umubyinnyi rurangiranwa ku isi muri 2018 nyuma yo guhabwa amahirwe yo kuyobora amashusho y'indirimbo This is American ya David Grohl. Uyu yamamaye ku isi nka Childish Gambino. Muri uwo mwaka Shea Silver kandi yahise yegukana igikombe cya MTV Music Award. Nyuma yaho anahabwa ibiraka byo kuyobora imbyino mu yandi mashusho y'indirimbo zitandukanye z'abahanzi mpuzamahanga. Muri uwo mwaka kandi wa 2018, umuherwe ku isi Bill Gates yamushimiye nk'umunyadushya uri kuzana impinduka haba mu bihe by'ubu n'ibyahazaza ku mugabane wa Afurika. Nk'umunyafurika uterwa ishema n'uruhu rwe rwirabura, ibikorwa bye byo kubyina bya kinyamwuga yabikomatanyije no gufasha abana bo mu miryango itishoboye, by'umwihariko abo ku mugabane wa Afurika. Ibintu byatumye ikigega mpuzamahanga cy'ubuhinzi The International Fund Agriculture Development gishamikiye ku muryango mpuzamahanga w'abibumbye kimugirira icyizere, hanyuma kikamugira ambasaderi wacyo. Iki cyizere bamugiriye yari ashinzwe kuba ambasaderi wacyo wari ushinzwe gukangurira urubyiruko rwo mu byaro bitandukanye byo ku mugabane by'umwihariko nyine wa Afurika kuyoboka imirimo y'ubuhinzi muri 2019. Muri uwo mwaka kandi wa 2019, ibikorwa bye by'ubugiraneza ku mugabane wa Afurika byatumye ahura kandi aramukanye n'uwahoze ari nyir'ubutungane ku isi, Papa Francis. Uyu papa uhagarariye kiliziya ku isi yanamushimira uruhare agira mu kurokora ubuzima bw'abana b'Abanyafurika bari bwugarijwe n'ibyago birimo inzara n'ubukene bukabije. Mbere y'uko ashinga umuryango Shea Silver Foundation ufite intego zo gufasha impano z'abakiri bato mu Rwanda, Shea Silver yabanje gufasha abana babiri b'impanga bapfushije nyina ariko babyara muri 2019. Abo bana b'Abanyarwanda Shea Silver babereye nyina icyarimwe anababera se. Ibi ni ibintu byakoze ku mitima ya benshi ndetse baramushimiye babinyujije ku mbuga ze nkoranyambaga. Muri 2023, Shea Silver ari kumwe n'abo bana b'impanga rera yahuye kandi aramukanya na His Excellence Paul Kagame, yewe na Madamu Jeannette Kagame. Ubundi bamushimira umuhate wo guteza imbere urubyiruko no kuba inyambere mu bikorwa by'ubugiraneza. Mbere yaho gato mu ntangiriro za 2022, ikigo rutura ku isi mu by'ubucuruzi cyitwa Adidas cyafashe icyemezo cyo kumwubakira ikibumbano mu rwego rw'agaciro no gushyigikira abagore b'indakirwa babaye urugero ku rubyiruko. Icyo kibumbano cyubatswe mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Londres, cyubakwa mu ishusho ye ateze amaboko nk'urimo kubyina imbyino gakondo z'Abanyarwandakazi, yewe babyina bateze amaboko nk'inka z'inyambo. Niba mubyibuka ejo bundi muri Silver Gala, iki kibumbano bari bagishyize neza ku muryango wa Beka Arena aho buri wese yinjira akakibona. Ni ishema ku Rwanda, ni ishema kuri Shea Silver Foundation, umwirabura wazamuye ibendera ryacu. Icyo gihe mu byishimo byinshi Shea Silver yise kajya gusura icyo kibumbano, ubundi agifatira amashusho yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze, ubundi aherekeresha amagambo agira ati
London ifite ibibumbano byinshi by'inyamaswa kurusha abagore. None ubu ufite ikibumbano cyanjye London. Uburyo kiremye ni ugutega amaboko ko mu ndirimbo gakondo z'Abanyarwanda babikora. Ntewe ishema no kuba Umunyafurika kandi nshaka kuyihagararira aho ndi hose hashoboka. Muri 2023 nibwo Shea Silver yatangije ku mugaragaro ibikorwa by'umuryango yise Shea Silver Foundation ufasha abana batishoboye biganjemo afite impano zitandukanye. Uyu muryango uri kubarizwamo abana barenga 700 uzwi cyane mu bikorwa by'ubuhanzi no kubyina babigize umwuga, ndetse ubuhanga bwabo bunatuma bifashishwa mu birori bikomeye bibera mu Rwanda nk'iserukiramuco rya Giants of Africa, kwita izina abana b'ingagi n'ibindi birori mpuzamahanga. Shea Silver wiyemeje gufasha abo bana avuga ko afite inzozi zo kuzamurika impano zabo ku ruhando mpuzamahanga, ndetse kazishimira kuhabona babyaza umusaruro impano zabo. Mu mpera za 2023 ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Time of Magazine kizwi gukora intonde z'abantu 100 bavuga ari kijyana ku isi cyahaye igihembo Shea Silver nk'umwe mu Banyafurika bagize uruhare rufatika mu kuzana impinduka zigamije iterambere mu mugabane wa Afurika. Umuhango wo gutanga ibyo bihembo byise Time of 100 and Impact Award Africa wabereye mu Rwanda muri Kigali Convention Center mu ijoro rya tariki ya 17 Ugushyingo 2023. Icyo gihe ni naho Shea Silver yashimiye ibikorwa by'indashyikirwa yakoze abinyujije mu muryango yari amaze igihe gito ashinze akawita Shea Silver Foundation. Kuri ubu ukaba ubarizwamo abana 700 bafite impano zitandukanye, dore ko ubuhanga bwabo bwarenze kubyina aho bakaninjira mu buhanzi bw'indirimbo. Harimo impano zigiye zitandukanye, si ukubyina gusa cyangwa se kuririmba, dore ko cyane ko kugeza ubu bamaze gushyira hanze indirimbo zabo 5 zirimo Zagaruke, Mama, Jomaperi. Baheruka gushyira hanze n'indi ndirimbo bakoreye umwana muto barizwa nyine muri uyu muryango bita Star Naomi. Iyo ubajije Shea Silver inkomoko y'umutima wo kugira neza, agusubiza ko yatangiye gukora ibikorwa by'urukundo afite imyaka 9 y'amavuko, akimara kubura mubyara we wari wishwe n'icyorezo cya malaria, bityo kabikora mu rwego rwo kumuha icyubahiro no kuzirikana ubuzima bwe atabashije kurokora. N'icyo gihe nyuma yo gupfusha mubyara we abifashwemo na nyina, batangiye gucuruza keke mu mujyi wa Londres gaguriramo abantu batishoboye inzitiramubu kugira ngo batazakomeza kuribwa n'imibu batera malaria. Mu magambo ye yagize ati, zari keke mbi mvugishije ukuri, amafaranga zantwaye nzikora ni menshi kurusha ayo nazivanyemo, gusa nibwo nabonye ko kuri bike mfite nakora byinshi. Kugeza ubu Shea Silver utarakize ngo yibagirwe gukinga niwe mubyinnyi wa mbere mu Rwanda rufite, ndetse ubushobozi bwe bwanarenze umugabane wa Afurika, yewe ubonwa nabo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko abanzi badasiba kumwitabaza ngo abafashe mu mishinga yo gutegura imbyino zitandukanye. Mu gihe abategetsi bamwitabaza mu gutanga ibiganiro bigamije gushishikariza urubyiruko by'umwihariko abana b'abakobwa kwitinyuka no guhanga udushya. Ngiye nangana ku musozo w'ikiganiro cyacu, nakwibutsa ko nubwo Shea Silver akunze kubarizwa ku butaka bw'u Rwanda, ariko we n'umuryango we batuye mu gihugu cy'Ubwongereza, dore ko we na nyina banafite n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza batuyemo, aho babafashe kuva mu 1999. Kugeza ubu Shea Silver ku myaka 31 y'amavuko aracyari umukobwa w'ingaragu, ndetse ubuke bw'inkuru z'urukundo zimuvugaho bushimangira ko ashyize imbere ibikorwa bye by'iterambere n'ubugiraneza, apana ibyo gushaka umugabo. Shea Silver akunze gushinjwa umwana bita Star Naomi, benshi bakunze kubyitiranya bavuga ko ari nyina w'umubyara, ariko nyamara ukuri guhari nuko Star Naomi uretse kuba basa gusa ahubwo nta rindi sano rindi bagirana, nuko nawe abarizwa mu muryango nyine wa Shea Silver Foundation. Ndabizi ni byinshi waruzi kuri Shea Silver, ariko kubyo nkubwiye ndabizi ntabuzemo ikigutunguye. Ngaho dufashe ikitubwira hano hasi muri comment. Jye mwabanye nyito Wakanda, aho ni kuri Wakanda Daily Official. Ibuka gukanda like, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo byose bigize nyine bizajye bikugeraho 5 kuri 5. Ndabashimiye.